Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha kuri mwebwe mwese mudukurikiye nonaha kuri Ndika Gospel TV. Numugisha ukomeye kongera kubana namwe muri kino gitondo. Dushimiye Imana itugirira ubuntu, Imana itugirira imbabazi, ikatugirira neza kugira ngo tubashe guhura dusenge twumve n'ijambo ry'Imana. Iki cyumweru turi kuganira ijambo ryiza rivuga ngo hamwe no gutabagwa n'Imana tuzagerayo, tuzinjira mu masezerano yacu. Nagira nkwibutse ko kwisunga Imana no kwizera Imana nico kintu dukeneye nk'abana b'Imana muri kino gihe turimo. Rero Imana ishimwe ko dukomeza gusoma ijambo ry'Imana, ko dukomeza gusenga, tugenda duhishurirwa byinshi mu byo dukeneye muri uru rugendo kugira ngo tubashe kugerayo amahoro. Imana rero ibaho umugisha. Nagira ngo dusenge dushime Imana. Imana itugire neza, Imana iduhaye igitondo cy'umugisha, Imana iduhaye undi munsi w'umugisha udasanzwe ku buzima bwacu. Birashoboka ko ubyutse wenda utameze neza, uhumure nkuko nkunda kubivuga, wizere Imana, wizere kugira neza kw'Imana kuraza kugusanga aho uri, kuraza kugusanga aho nyene uherereye. Ikiganza c'Imana kiraza kugukoraho muri kino gitondo, kandi uyu ni umunsi w'umugisha Imana yaguteguriye kugira ngo ubashe guhura n'ibyiza Imana yaguteguriye ku buzima bwawe. Kandi Satani nibyo yagambiriye byose gukora, turaza kubisengera tubihagarike. Ikintu cyose Satani yateguye ku buzima bwawe, ku muryango wawe, muri business yawe, turaza kubisengera kugira ngo Imana ihagarike imigambi mibi yose y'umwasi Satani. Nagira ngo dusenge muri uyu mwanya, ufatanye nanjye aho uherereye mu izina rya Yesu. Data, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye ku buntu budasanzwe wongeye kutugira muri iki gitondo cyangwa se amasaha, bitewe n'umuntu wese aherereye mwana. Wakoze kubana natwe, wakoze kutugirira neza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turasenze kugira ngo ukomeze kubana natwe uyu mwanya w'ijambo ryawe tugiye kuganira, uvugane n'imitima yacu. Uzoba ukoze mwami Imana. Abadukurikiye batameze neza, abagwaye, afite ibibazo mu miryango, afite ibibazo muri business, afite ibibazo mu kazi, bose turabasengeye muri kino gitondo kugira ngo biyereke kandi ubasange bagire neza. Hari n'abafite ibibazo hagati yabo n'imiryango n'abavandimwe babo, mwana ndasenze kugira ngo wongere umanure ubumwe, urukundo hagati y'abana bawe. Uzoba ukoze mwami Imana. N'abafite ibindi byifuzo bitandukanye, buri muntu wese udukurikiye umusange, umugereho, umukoreho mwana, umuremera amashimwe muri kino gitondo. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza. Turakomeje kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo hamwe no gutabagwa n'Imana tuzagerayo mu izina rya Yesu. Imana ifite amasezerano menshi ku buzima bwacu, Imana ifite imigambi myiza ku buzima bwacu, kandi irifuza ko buri muntu wese ahabwa umugisha, akagera mu masezerano, akagera ahantu Imana yamuteguriye kugera. Ariko ikibazo gihari, hari igihe abantu twumva ko ubwenge bwacu n'imbaraga zacu n'ibitekerezo byacu aribyo bizatuma tugera ku mugambi w'Imana. Oya, Imana yaduhamagaye, Imana yadutoranije, Imana yaduhaye amasezerano, niyo dukwiriye kwiringira, niyo dukomeza guhanga amaso, kuko ubutabazi bwacu nta handi bushobora guturuka. Ndagira ngo tuganire ikintu gitoya muri kino gitondo. Bibiliya tubwira muri Zaburi igice c'124 ku murongo w'8 ngo gutabagwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Uyu niwo murongo w'iki cyumweru turi kuganira. Gutabagwa kwacu guturuka ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Hari umugabo witwa Mose muri Bibiliya. Mose yakuriye muri Egiputa, niho yavukiye, niho yakuriye, niho yize, niho yamenye ubwenge. Mbese imyaka hafi 40 yose yayimaze ari muri Egiputa, azi systeme zo muri Egiputa. Imana iza kumutoranya, imubwira ngo afate ubwoko bw'Abisirayeli abavane muri Egiputa abajyane mu gihugu cy'isezerano. Imana imuha mission, imuha igikorwa agomba gukora. Mose yari umuhanga, yarazi systeme zo muri Egiputa, yarazi strategy, yarazi ibintu byinshi bishoboka pe. Ariko hari ikintu kidasanzwe.
Mose yakoze, nanjye nifuza ko njye nawe muri kino gitondo twakora. Niba Imana ifite ahantu yakubwiye ugomba kugera, aho ugomba kugera mu buzima bwawe, reka ukore nk'icyo Mose yakoze. Usomye mu gitabo cyo Kuva igice cya 33 ku murongo wa 15 biravuga ngo Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo nutajyana natwe ntudukure hano. Mose yarabizi neza ko batagendanye n'Imana batashobora kugera mu gihugu cy'isezerano. Nubwo yarazi inzira, nubwo yarazi system, nubwo yarazi ko yari kwiyaranja, ariko Mose yarabizi neza ko urugendo rutari mu Imana, kugenda mu bintu Imana itabirimo, ntabwo bishobora kugenda neza. Niyo mpamvu Dawidi yanditse aravuga ngo gutabarwa kwacu kuzaturuka ku Uwiteka Imana yaremye isi n'ijuru. Mwene data dukurikiye, birashoboka ko hari ibyo wagerageje gukora mu buzima bwawe, wagerageje rwose n'imbaraga zawe, ariko biranga. Uyu munsi nagira nkubwire ngo hindura ibitekerezo. Warize amashuri menshi, ufite ubwenge bwinshi, hari ibyo wakoze bicamo, ariko reka nkubwire, kora nka Mose, tekereza nka Mose, bwira umutima wawe, ububwire ngo mutima wanjye, ikintu nkeneye muri uru rugendo, nkeneye Imana. Nukuri nkeneye Imana. Hari abantu bakomeye b'isi bakoze ibintu by'ubutwara, ariko hari ahantu bageze ibintu biranga. Reka nkubwire, hari ahantu uzagera byange pe, uzakomanga ahantu hose bakubwire ngo ibi bintu ntibishoboka, ariko ku Mana niwisunga Imana, ukizera Imana, bya bindi ubona ko bikomeye, bya bindi ubona ko bidashoboka, ku Mana birashoboka. Mose arabwira Imana ngo Mana, nibyo, ni wowe umpamagaye, ni wowe umpaye icyerekezo, ni wowe umbwiye ibyo gukora, ni wowe ufite aho ufite amasezerano, ni wowe uzi aho ngomba kugana, nibyo, ariko ndagusaba ngo ugendane nanjye. Ese nawe muri kino gitondo wasenga rino sengesho ukabwira Imana ngo Mana, nanjye sinshoboye, imbaraga zanjye zifite aho zigarukira, ndagusaba Mana kugira ngo ugendane nanjye muri urugendo rwa business, muri urugendo rw'amashuri, muri urugendo rwo kuyobora, muri urugendo rw'akazi, muri urugendo rwa fiançailles, muri urugendo rwo gutegura ubukwe, muri urugendo ndimo. Mana, ndagusaba ugendane nanjye. Hagarika gutwagwa n'ibitekerezo byawe, hagarika gutwagwa n'amarangamutima yawe, ahubwo ubwira Imana ngo Mana, ni wowe nkeneye muri uru rugendo. Imana nizatuma ugerayo amahoro. Imana nizatuma, haleluya, imigambi yawe yose n'ibyo utekereza byose bikunda kandi bishoboka. Hindura rero mwene data, ntiwishimikize imbaraga zawe, ntiwishimikize umuryango wawe, ntiwishimikize abakomeye mu zina, abo bose n'abana b'abantu. Iteka ryose hari ahantu bagera nabo bikanga, imbaraga zabo zikanga, ubushobozi bwabo bukanga, tugasigara twiringiye Imana. Kandi uburyo Imana yaremye umuntu ni ukuri, Imana yaturemye twese idusigamo akantu ko kumva ko dukeneye Imana. Icyo kintu kigusunikira kumva ukeneye Imana, cyumvire ukeneye Imana, nizatuma bikunda, nizatuma ugera. Rero humura, ntugire ubwoba, ntucike intege, hamwe n'Imana bizatuma bikunda. Hamwe n'Imana uzubaka urugo, hamwe n'Imana uzakora business, hamwe n'Imana uzagera kure cyane. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Reka dusenge tubwire Imana ngo Mana, ni wowe dukeneye, yobora intambwe zacu, yobora ubuzima bwacu, kandi aho tuganisha ni wowe uhazi. Reka ukomeze kuyobora intambwe zacu. Yesu abahe umugisha. Sengana nanjye. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana igira neza, izina ryawe rihabwe icubahiro. Mose aravuga ngo Mana, ngo nutajyana natwe ntudukure hano. Natwe turasenze muri kino gitondo, uru rugendo dufite rwo gukora business, rwo gukora imirimo itandukanye, Mwami, nutagendana natwe turabizi neza ko tutagerayo amahoro. Turabizi neza Mwami, ku mbaraga zacu hari ahantu tutarenga, hari ahantu tutagera. Ndasengeye buri muntu wese umurikiye nonaha Mwami, ibyiyumviro byiwe byongere bihinduke, ibitekerezo bye bihinduke. Mwami, yumve ko akeneye wewe. Ni kenshi yagerageje gukora ibintu bikanga, ariko reka Mwami
ufashe ubwoko bwawe, ufashe abana bawe, ababyizeye bose, abemeye guca bugufi no kwemera kuyoborwa n'imbaraga zawe. Ubagirire neza, ubayobore kandi ubageze mu masezerano yawe. Urakoze kuri Imana igira neza. Reka ikiganza cyawe mwami kigendagende gikora ibitangaza, kirimo amashimwe, haleluya, ku bana bawe. Uzoba ukoze mwami w'abantu. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hamwe n'Imana uzagerayo. Komeze guhanga amaso Imana kandi Imana izakugira neza. Niba ari rya mbere dukurikiye, ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe. Yesu abaho umugisha, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom shalom.